ni inyigisho 10, kuvuga ngo ni inyigisho za Satani zitarimo ubutumwa bwiza bwo gukiza abantu, zigishwa mu madini, kandi ayo madini menshi akaba afite abayoboke benshi ku isi. Izo nyigisho rero abazigisha ni ukugira ngo bakomeze bajijisha abantu, bibwire ko bakijijwe, bibwire ko basobanukiwe Yesu, bibwire ko bajya mu ijuru, bibwire ko bari gukorera Imana y'ukuri, kandi ari Satani neza bagiye bagahoberana nawe. Ni kuvuga ngo inyigisho zose zigishwa muri Katolike, inyinshi ni inyigisho Satani yabihereye, ariko intego ya Satani ni ukugira ngo abantu bakomeze kuzikurikira bibwira yuko bakijijwe, kandi baramaze kwakira umwuka wa Satani muri bo ari ubayobora. Mwumva ingaruka zo gusoma no kwizera amategeko no kwitondera amategeko Mose yanditse ku bantu bose bafite iyo myizerere. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, imitegekere y'urupfu bashatse kuvuga ni amategeko. Kuki amategeko ya Mose ari imitegekere y'urupfu? Ni uko ibihano byayo hafi ya byose byerekezaga ku kwicwa, uwaryicaga nawe yaricwaga. Niyo mpamvu yiswe ngo ni imitegekere y'urupfu. Iyo isezerano rya kera, mumbabare bene da, mumbabare munyumvire abadiva kaga bafite kuntu gakomeye, munyumvire abantu bose bafite imyemerere ishingiye ku mategeko ya Mose, mwumva kaga barimo, mwumve munega amatwi. Inyigisho ya kabiri ifite influence ku isi niyo ngiye kubigisha. Iyi nyigisho Satana yiyoberejemo abantu batagira ingano, kandi ni inyigisho iryoheye amatwi kuyumva, ni inyigisho abantu benshi bakunze kandi bakurikiye, ariko akaba arimo imbaraga zikomeye z'umwanzi zo kuyongobeza ubugingo bw'abantu. Ni inyigisho yitwa ngo iki rero? Satana afata pirate y'iby'Imana ukagira ngo ni iby'Imana. Nagiye mbabwire ngo amata y'umukoni n'amata y'inka byose birasa, amata y'umuyenzi n'amata y'inka byose birasa, amashunushunu y'ihene n'amatamatama n'amata y'inka byose birasa, ariko yose ntabwo ari amata y'inka. Hari abantu bibesha inyigisho bagira ngo ni inyigisho nzima zibajyana mu ijuru, ariko inyigisho zijya kubarimbuza. Ntabwo uzongera kubona pasiteri, bishop, apostle wigisha inyigisho ihuza n'ubutumwa bwiza bw'ukuri, kuko iyo myizerere yose niyo amadini yayobye ntabwo yemera kuvuga ukuri, kuko ukuri ukuvuze wita gusenya imyizerere yabo, ukamera nkaho ugiye guhangana nabo, kandi nibyo iyi si idashaka, nibyo umuryango w'abibumbye udashaka, nibyo papa adashaka. Nuko imyizerere muyihuza yose mukemera ko ishobora kujyana abantu mu ijuru. Buri wese akirinda gusenya mugenzi we, buri dini rikinda gusenya idini rigenzi ryaryo, buri dini rikigisha inyigisho zisa nkaho zunganira izindi dini. Bene data, igihe kiraducitse, mureke twe gukomeza gusinzira, dukorera umwami vuba, kuko igicuku kiranishye, umuseke ugiye gutambika. Nagaruka azasanga warakoze iki? Njya numva ya madini yakoze ari ya gipandikoti ngo bubyutse, ngo ari revenga Imana yateguye, ngo ari ububyutse ngo Imana igiye gusuka. Barababeshya, nta bubyutse mu madini buzigera bubaho. Ububyutse buzaba ku muntu person wenyine, kandi ntabwo buzakomoka mu nyigisho akuye mu idini, kuko amadini yose yarayobye kandi akomeje kuyoba kugeza ku ndunduro kugaruka kwa Yesu Kristo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka ngusuhuze nongere nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe ubana natwe buri munsi ugakomeza gukurikira ubutumwa bwiza tugenda tukugezaho butambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Turasuhuza abanyarwanda mwese, turasuhuza diaspora z'abantu n'abanyarwanda mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, kandi dushimira Imana kuko itugejeje aya magingo, tukaba dukomeje kugira ibyiringiro byo kuzabona umwami wacu Yesu Kristo. Kandi dushimira n'abandi mwese mufite ibyo byiringiro, tubabwira ngo mukomere kandi mukomezanye, nubwo iyi nzira ducamo ari inzira ikomeye, ariko Uwiteka ari kumwe natwe kandi azadushyitsayo amahoro. Turabwira rero buri muntu wese ngo akanguke, kuko iki ni igihe cyo gukanguka, kubera ko iyo twitegereje tubona ko Yesu agiye kugaruka, ko hari byinshi tubona mu isi. Turi kubona izi ntambara zicicikana hirya no hino ku isi, tukabona inzangano ziriho, tukabona ubusambanyi bw'indengakamere, aho abantu baryamana n'inyamaswa, bakaryamana n'amatungo, abandi bakaryamana bahuje ibitsina. Mubona birimo kugenda bigira influence ku isi. Ibyo byose ni byahanuwe. Hanyuma rero urukundo rukaba rumaze gukonja, abantu bari bafite Imana mu mitima yabo bakaba bamaze kuyimura, ntayihari nk'uko Pawulo yabibwiye Abatesalonike mu rwandiko rwa kabiri
ibice 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Yavuze ko abantu nibamara kwimura umwami wabo bari barimitse mu mitima yabo, aribwo imperuka izaherekeze cyangwa se Yesu ahereko agaruke. Iyo twitegereje rero mw'isi tubona ko abantu bamaze kwimura umwami bitewe nuko abantu benshi birundiye mu madini ngo bagire address gusa, ariko nta gakiza, bashaka kwitirirwa izina rya Yesu ariko nta gakiza bafite. Mane magambo, ikintu kigaragaza gakiza ni imbuto z'umwuka. Dusanga mu Bagalatiya igice cya 5:22. Turagaruka mu kanya. Imbuto 9, ndetse muri izi mbuto hagarukamo n'ibirebana n'imirimo myiza, ariko Satani imirimo myiza zikuyikora cyane, ariko ikigunda kumunanira n'imbuto. Imbuto biramugora. Impamvu abakozi ba Satani bifashisha gukora ibikorwa byiza kugira ngo bigarure imitima y'abantu, kuko imirimo yumvikana cyane mu matwi y'abantu no mu maso y'abantu kurenza imbuto, kuko mu mbuto harimo ibyishimo n'amahoro no kwihangana. Ibyo ni ibintu rero ni ku giti cyanjye, ni biri personal. So kwishima kwanjye rero ngira ngo nta nyungu undabyungukiramo, ariko tugiye mu buryo bw'umwuka nawe iyo nyungu arayibona, ndetse no mu buryo bw'umubiri ayibona. Ariko abantu bari mu mubiri cyane, ikintu watari bubone kibyara umusaruro mu iterambere ry'umubiri ntaga kibona nk'inyungu. Ariko kuba ndishimye, nkaba mfite ibyishimo nturanye nawe, ujye umenya ko kwishima kwanjye nawe bikugiraho impact. Kubera iki? Kuko kubabara kwanjye bishobora kugiraho ingaruka kimwe no kwishima kwanjye, niba uri umuturanyi wanjye, niba uri umufamiliye, nuko bimeze. So Satani rero akora ibikorwa byinshi, akora imirimo myiza cyane. Ubu hari abakozi ba Satani arimo kugenda uburenganzira ku isi bashinga amadini, kandi nibo bagezwe muri iki gihe, kugeza ubwo abemerera akabaha n'amafaranga menshi kugira ngo bakore ibikorwa byiza. Satani yisha mu mirimo myiza, ariko akima abantu ikintu cyitwa ubutumwa bwiza. Umuntu ashobora gushinga idini warishinze kuri mission Satani yamuhaye, akamubwira ati kugira ngo wigarure imitima y'abantu, kuko Satani azi ko ariho abantu bafatirwa, nuko nzanguha amafaranga, ugende wishyura mitiweli, ugiye gusanga abantu kwa muganga barabuze bishyura, ubishyurire, muteke ibyo kurya, mubijyane kwa muganga, musanga abantu mu magereza, mugire gute, ufasha abakene. Ariko kuri bishop cyangwa apostle, abo bantu nta handi bazajya kumva ubutumwa, bazaza mu idini yawe, kuko babonye ko ari wo mukozi w'Imana bitewe n'ibikorwa bakoreye. Nibaza uzabi mu butumwa bwiza. Ndashaka kwibutsa abadukurikiye yuko mu kintu kibuze ku isi nacyo cyazanye Yesu, ni ukubwirwa ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu bashyira imbere imirimo, n'abantu bagakenera ko bakoraho imirimo bakabaha, n'abandi bagasapotinga abakozi ba Satani kugira ngo bakore ibikorwa byiza, ariko bakirengagiza ko ikintu gikenewe cya mbere number 1 ari ukubwiriza ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Bari abantu ngo banze bizere umwami Yesu, nyuma babone kugirirwa neza n'ibikorwa bisanzwe by'umubiri. So rero abantu benshi barasapotinga, bagatanga ubutunzi bwabo mu bakozi ba Satani, birirwa bigisha inyigisho zidahisha abantu agakiza, bamenyemo amafaranga, bakababwira ati mwakire mujye gufasha abakene, ariko batazi neza yuko Satani ntego ye ari uko bigarura imitima y'abantu. Abo bayobozi banyu bayoboye murimo gusapotinga, hanyuma babandi baza ngo baje mu idini ye, akanga kubabwiriza ubutumwa bwiza, akababwira inyigisho zikomeza kubagomesha muri iyi si, inyigisho zitabatera kwezwa, zitabahishurira Kristo neza, zitabatera kumenya ibihe bagazemo, zitabatera kubona aho isi yerekeza, wabona icyerekezo cyayo. Murabona turi mu cyo bita kuvanga icyerekezo cy'isi iri kwerekezamo cy'intego bihaye kuva 2025 kugeza muri 2030. Hari ibyo bashaka kugeraho kugira ngo bananize abantu mu isi, kandi bagere ubwo binjirira amarangamutima ya buri muntu wese, ku buryo umuntu uko iminsi igenda ishira kwigiraho uburenganzira bwe kugenda birangira. Bandi magambo, abantu batuye isi bagiye kubimbata z'isi mu buryo bugaragara, bagiye kubimbata z'isi. Iyo tuvuze imbata z'isi, ni ukubimbata z'iyi miryango ikorera Satani mu buryo bw'ibanga, kandi abagize akaba ari abantu. Abangabo twabonye aho Yakobo bita ngo ni inyamaswa abantu, kuko bakora ibintu bya kinyamaswa, ntibitaye kuba ari abantu. Iki ni cyambere, ntibanitaye ku bantu bagenzi babo, bemeye kugurisha ubugingo bwabo
kwa Satani cyangwa se Ikuzimu kugira ngo bakomeze kumushyira n'ubundi bugingo bw'abandi bantu. Ya miryango duhora tubabwira nka Illuminati, Freemasons, UN, cyane nka biriya bihugu 10 by'ibihangange ku isi kandi bifite ubukungu bukomeye ku isi, nubwo babigize 15 ariko Bibiliya ivuga ibihugu 10 ariyo mahembe 10. So ibyo bihugu twagiye tubivuga kenshi. Hanyuma hakaza n'igisirikare cya Papa, abajesuiti bashinzwe na Genesius Loyola. Twarabivuze ko intego yabo kwari ukurwanya abaprotestani no guhangana na movement y'umwuka wera mu itorero, bashaka kugarura abantu bose bigomwe kuri katolike ngo bagaruke mu myizere y'uru rudini rwa Kiza Gatolika, ubundi babona uko bakomeza kurimbuza ubugingo bwabo. Abo ni abajesuiti, akaba n'abandi bitwa abarose Croix. Ni nimwe mu miryango ikomeye hano ku isi kandi abayigize biyemeje kugurisha ubugingo bwabo Ikuzimu, bakaba bakorana n'umuryango w'abibumbye mu buryo bwo gusensibiliza ibikorwa bya Satani, iterambere rya Satani mu birebana na music, mu birebana n'itangazamakuru, mu birebana na religion, mu birebana n'amashuri asanzwe siyansi. Aho hose Satani arabakoresha kugira ngo yigarure imitima y'abantu azayirembuze. So rero twari tuvuze ngo umuntu wese udukurikiye arasaba gukanguka no kumenya imikoro ya Satani ku isi. Naho ubundi Satani ibikorwa byiza arabikora, turabibona aba bose birirwa bakorera Imana ariko nta butumwa bwiza bavuga. Niyo mpamvu tugaruka ku nyigisho. Izi nyigisho tugiye kubabwira ushize twari twazitangiye, inyigisho 10 twari twazitangiye ubushize. Ni inyigisho 10 zigishwa mu madini atandukanye ariko zitarimo ubutumwa bwiza bwo gukiza abantu. Kuvuga ngo ni inyigisho za Satani zigishwa mu madini kandi ayo madini menshi akaba afite abayoboke benshi ku isi. Izo nyigisho rero abazigisha ni ukugira ngo bakomeze bajijisha abantu, bibwire ko bakijijwe, bibwire ko basobanukiwe Yesu, bibwire ko bajya mu ijuru, bibwire ko bari gukorera Imana y'ukuri kandi ari Satani neza bagiye bagahoberana nawe. Ni inyigisho rero 10 twarazibonye. Hari inyigisho y'amategeko, akaba inyigisho y'ubuntu, akaba inyigisho ya prosperity gospel, akaba inyigisho yigisha cyane hejuru y'imbaraga z'Imana ku mbaraga z'Imana. Inyigisho ya 5 akaba inyigisho irebana na deliverance, akaba inyigisho ya 7 irebana n'ibitabo, abantu bakunda gusoma ibitabo byinshi bakari byo bigishaho. Akaba inyigisho ya 8 uwitwa Ruseri umuyobozi cyangwa fondateri wa Tumwe de Jehova, inyigisho yazanye zigize kuri 7 z'ubuyobe. Izo tuzazibigisha tuzibereke. Hakaza noneho rero inyigisho ya 9 irebana n'inyigisho z'ababranam zazanywe n'uwitwa William Mario Branham, akaba fondateri w'ababranam. Akaba inyigisho ya 10 y'abakatolike. Nkuvanga inyigisho zose zigishwa muri katolike, inyinshi ni inyigisho Satani yabihereye. So rero ni inyigisho 10 turimo turabigisha zigishwa muri aya madini hirya no hino ku isi, kandi akaba ari inyigisho za Satani. Ariko intego ya Satani ni ukugira ngo abantu bakomeze kuzikurikira bibwira yuko bakijijwe kandi baramaze kwakira umwuka wa Satani muri bo ari ubayobora. Akaba niyo mpamvu babisha amatwi yo kumva ubutumwa bwiza. Hanyuma rero abazigisha cyangwa batangije ayo madini bakazigisha, Satani abaha ikintu cyitwa gukora n'imirimo, ibikorwa byiza, kugira ngo akurure yigarure imitima y'abantu kubw'ibikorwa byiza bakoreye. None be kugira ahandi hantu bajya kumva ubutumwa bwiza bwo kuri, ahubwo bumve ko uwo nguwo wabafashije, uwo nguwo batera inkunga ariwe koko uvuga ubutumwa bwiza bwo kuri. Satani rero intego ye yagufasha, akakugaburira, akakwambika, akaguha yewe n'inzu n'imodoka yo kujyamo, ariko akakwima ubutumwa bwiza. Kuko ikintu gikenywe, abantu bakennye muri ino si, ni ikintu cyitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubwo nibwo bukene isi ifite. Noneho rero Satani intego ye ahora arwanya ikintu cyitwa ubutumwa bwiza. So aya madini rero yose yazanye inyigisho z'ubuyobe, bashyira imbere ibikorwa, kandi abantu nabo bashaka abantu babafasha. Ariko nubwo babafasha babima ubutumwa bwiza, iyo bagiyeyo nta butumwa bwiza basangayo. Ariko kubera ibintu babakinze mu maso nk'ibikarito, buriya umuntu aguhaye ibyo kurya n'ibikarita gukinze mu maso. Aba bantu mubona bayoboye aya madini
bafite ibikarito bakinga mu maso y'abantu byitwa imirimo, kubagaburira, kubambika, gufasha abakene, imfubyi, ariko bikaba ari ibikarito bibakinga amaso y'umutima n'amatwi y'umutima bikayapfuka, bakaba ibihuri bipfa amatwi ku buryo badashobora gusobanukirwa ubutumwa bwiza, kuko iyo bagiyeyo bakaba abayoboke babo nta butumwa bwiza basangayo. Satani niyo ntego ye, arababwira ati ntimuzatinyuke kubabwira uwo Yesu wabo neza ngo bamusobanukirwe, ntimuzatinyuke kubabwira iyi si ngo bayimenye, ntimuzabahishurire amabanga y'ijuru, muzakomeze kubigisha inyigisho zihura n'ibyo mubakorera iby'isi. Izo nyigisho rero tugiye kuzibabwiraho. Amazina yanjye uko bisanzwe nitwa Jalik, ikingeneye nka Bantu, umuyobozi wa ministries yitwa AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International. Iyo ni ministry ihari ikora ari hano muri isi, kandi duhagurutse mu buryo kugira ngo dukosore, twerekane ubutumwa bwiza bwagomba kwigishwa, twerekane abakwiye gukora imirimo myiza baribo ni abantu bumvisha ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza bukubiyemo no gukora imirimo myiza, kuko bakaba bakijijwe barangiza bakamamaza n'ubutumwa bwiza bashingiye kuri misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi, amadini ya deviye. Kuko misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi tuyisanga muri Mariko 16 umurongo wa 15, ibyakozwe n'umuce cya mbere umurongo wa 8. Aho hose Yesu yavuze ko tugomba kugenda, kandi twagenda tuvuga ubutumwa bwiza, abo duhinduye tukabicaza tukababatiza, ubundi twangiza tukabatoza nabo bakagenda. Ariko amadini siko yakoze, ahubwo abantu nabo bakunze kwicarira akamara imyaka 5-15 mu idini nta kintu amariye Imana. Umuntu wese ukijijwe akwiriye kuvuga ubutumwa bwiza. Noneho amadini ni ukuvuga ngo yaradeviye cyane ubutumwa bwiza, ubwami bw'Imana hagari mu murongo. Yesu yavuze ko tugenda, ntabwo yavuze ngo twicara abandi baze badusange. Amadini rero, abapasiteri, abashumba, ababishop, abaki bose baricara ati abantu muve mu ngo zanyu muze mudusanga. Kandi Yesu avuga ngo mugende. Intumwa zashatse kubyanga, ko yarazibwiye ngo bazagende, bamaze guhabwa umwuka wera ku munsi wa Pentekote mu byakozwe n'umuce cya kabiri, bigumira Yerusalemu. Yerusalemu hamaze imyaka igeze muri 7. Amahanga yose yumva ibitangaza bibera muri Isirayeli Yerusalemu. Abantu bagatega rimwe na rimwe ko bikaba byabananira, bakaza. Imana iteza karengane kugira ngo basohoze icyo yababwiye. Bica Stefano, batangiye kwadukira n'abandi, abantu bacika baragenda birukanka kubera ko bari kumwe n'Imana, mwuka wari muri bo. Aho bagira gose bavugaga iki? Ubutumwa bwiza. Nuko ubutumwa bwatangiye gukwira muri Aziya yose, ndetse buraza bujya no muri Afrika y'Amajyaruguru, hano za Libya, za Djibouti, za Algeria, aho hose intumwa zarahageze kubera karengane. Imana rero iraza gukora ikintu gituma aya madini asenyuka kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza. Imana yaberetse corona, iyizana nk'ikimenyetso kugira ngo mukigireho cyuko mu idini nta gakiza kariyo. Ntibaye nk'iyisubitse, murongeye musubiye kwicara mu madini, kongera kwicaramo ngo mwenjoyinge. Kandi Imana yarabigisha ibereka ko aho mwamwicaye mu idini nta gakiza kariyo, kuko muri coronavirus turebye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hashize nk'amezi 8 amasare y'abantu bose bateraniramo yarakinzwe, abantu baba mu ngo zabo. Sinzi ko hari umupasiteri ugeze asura umukristo ko batagusuye waraguye. Imana agiye kwereka ko kubaho ugakizwa wenyine, ugasoma ibyanditswe byera wenyine, wowe n'umuryango wawe n'abana bawe n'umugore wawe n'umugabo wawe, cyangwa se niba muri abasore mukigana ijambo ry'Imana. Ishaka kwereka ko agakiza ari personal, wowe ubwawe n'ijambo ry'Imana ugasenga. Impamvu wamaze amezi 8 utagira ahantu uteranira handi, Imana agiye ngo ikwereke yuko ukwiriye kugirana ubushuti bwawe nayo, Imana ikagukoresha ibikomeye. None rero murongeye muribagiwe corona baye nkaho irangiye, musuye kwicara mu madini mugishaka kumva ubutumwa bwiza, mwongeye kujya kwicara ngo bababeshye. Amadini nuko ameze, nukwirirwa abeshya. So rero AYALONI Family of Jesus Christ Ministries International ni ministeri ihagurukiye kwamamaza ubutumwa bwiza mu gusohoza misiyo ya Yesu. Tukagenda twinjira hirya no hino urugo kurundi, tujya mu bihugu
uko Imana idushoboje, dukoresha ibikorane cyangwa ibiterane, dukora ibiganiro mpaka n'abayobozi b'amadini, tubereka ukuri kw'ijambo ry'Imana n'uburyo badeviye, duhugura abayobozi b'amadini niba batwemereye kugira ngo tubereke ko uko bakwiriye kuvuga ubutumwa bwiza, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwo kwerekana isaha igeze no kugaruka kwa Yesu, dusobanura umusaraba n'amaraso ya Yesu ndetse na Kristo Yesu umwami wacu, twerekana ibihe ndetse n'imikorere ya Antikristo na Satani mu butegetsi bw'isi, muri za politike ziri mu bihugu, twerekana imikorere ya Satani mu itangazamakuru, tekinoloji. Mbega ibyo nibyo duhagurukiye kugira ngo twerekane igihe cyiza abantu bitegura kugaruka kwa Yesu. Iyo ushaka ko tujoyininga kwifatanya natwe, tugira amateraniro twigiramo Bibiliya. Dufite ishuri rya Bibiliya cyangwa se Bible study, twiga 4 mu cyumweru, twigira online na bene data bari mu bihugu bitandukanye ku isi, ariko akaba ari urubuga ruhuza uwo muryango, ariho turi gutoreza abantu ku bintumwa za Yesu. Hanyuma urwo rubuga abantu bose bashaka kuza ntago ari kwiga Bibiliya gusa, ahubwo ugomba kuza wamaze gusobanukirwa idini, uje kuba umumemba wa AYALONI Family of Jesus Christ, kwifatanya natwe muri urwo rugamba duhagurutsemo rwo kuvuga ubutumwa bwa nyuma. Hanyuma tugahagurukana ukoresheje imbaraga zawe, ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe. Tuzajya mu magereza, tuzajya hehe. Bene data, igihe kiraducitse, mureke twe gukomeza gusinzira, dukorera umwami vuba, kuko igicuku kiranishye, umuseke ugiye gutambika. Yesu agiye kugaruka. Nagaruka azasanga warakoze iki? Ibyo nibyo turimo rero. Tukaba dufite n'igitabo twanditse cyitwa Kuri nahishwe. Igitabo cyiza kizwe na page 8, kirimo inyigisho za eschatology. Eschatology ni inyigisho zirebana n'ibihe by'imperuka. Twasobanuyemo igitabo cy'ibyahishuwe, ibice byinshi. Twasobanuyemo ibyahishuwe, igice cya 16, n'icya 14, icya 19, n'icya 20 kugeza kuri 22. Twari turi gusobanura ingingo zirebana n'ibihe by'imisi y'imperuka, twerekana imikorere ya Antikristo. Niba ushaka gusobanukirwa ibyahishuwe mu bimwe byakunaniye kumenya, twari igitabo cyitwa Kuri nahishwe. Igitabo cyiza cyane kiyobora itorero, abakristo ufite niba uri bishop, uri pasiteri, ukabayobora neza kugeza ubwo uzabashyitsa mu biganza by'Imana. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho z'ibihe by'imisi y'imperuka, gikubiyemo imikorere ya Antikristo mu madini. Twasobanuye uko Antikristo arimo arakora, dusobanura ibihe bitatu Antikristo ari gukoramo, igihe yakozemo, icyo ari gukoramo n'icyo azakoramo itorero rivuye mu isi. Dusobanura n'ibimenyetso bigaragaza imikorere ya Antikristo mu madini, mu myigishirize, mu miyoborere y'abayobozi b'amadini. Abayobozi b'amadini bagaragazwa. Mbega twagaragaje umuyobozi ufite idini rya Gikristo ukora na Satani, uwo ari we n'ibimenyetso bimuranga n'inyigisho yigisha. Twarabisobanura no mu gitabo cyitwa Kuri nahishwe. Twasobanuye intambara ebyiri zigomba kubaho mu isi, intambara yitwa Harimagedoni n'intambara yitwa Gogi na Magogi. Dusobanura igihe zizabera. Ureke bino birirwa bavuze ngo intambara ya Ukraine n'Uburusiya ishobora kujya kuri Gogi na Magogi, abandi bakavuga ngo intambara ya Israel na Hamas ngishobora kugera kuri Harimagedoni. No, izi ni intambara nk'izindi intambara zishingiye kuri politike, ariko nta hantu zihuriye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Kuzi intambara ebyiri zivugwa, intambara ya Harimagedoni igomba kubaho itorero ryaramaze gukorwa mu isi. Intambara ya Gogi na Magogi igomba kubaho nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, itorero ry'Imana na Kristo hano mu isi. Nyuma yuko irangiye Yesu arizamukanye, nibwo intambara izabaho. Twasobanuye intambara n'uburyo izaba ari propaganda. Dusobanura ibihugu zabirimo biparticipamo cyane. Twongera kwerekana ibirebana n'itorero rya Kristo uko rizakorwa mu isi. Ni bande bazakorwa mu isi, bazaba bameze bate, bazaba bafite myambaro ki? Kuko biratubwira ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa amaso kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba isoni z'ubwambure bwe. Byahishuwe 16:15. Nzaza nk'umujura, hahirwa amaso, akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba isoni z'ubwambure bwe. Uyu mugeni wa Kristo azaba yambaye ate, azaba ameze ate? Ese muri iki gihe umugeni wa Kristo arahari cyangwa byabaye uruvange? Igitabo Kuri nahishwe kiragusobanurira neza ibirebana n'imisi y'imperuka. Iyo ugikeneye rero uratwandikira, reba nimero yacu
aho ngaho uri kureberera ikiganiro kuri screen yawe muri description urebemo, nurangiza ufate nimero yacu duhamagare cyangwa twandikire. Icya kabiri, niba ushaka kujoyininga ngo bane natwe muri Bibiliya no ku member wacu, urebe naho muri description hasi mu ntego za AYALONI urasangaho link ya WhatsApp, ukoremo tukwakire. Tugira amateraniro kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa gatandatu no ku cyumweru saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro, tugendeye ku masaha yo mu Rwanda n'u Burundi. Na amasaha Rwanda n'u Burundi niyo twifashisha kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 5 z'ijoro, twiga Bibiliya, dusenga, hanyuma duhaguruka tuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ukuza ngo wicare, ugomba kuba uhari mu materaniro. Tugira amateraniro ari live kuri Google Meet, ugomba kuba rero witeguye kuboneka kuri Google Meet. Uzi ko utazaboneka ukaza rwose turongeye tukagukuraho. Ugomba kuba witeguye kujya kuri Google Meet mu materaniro, ukaga ijambo ry'Imana, ukanabaza. Ntabwo dushaka abantu baza kumera nk'uko mu madini abantu babayeho ari inyanda zaho zibera mu idini zitamenye iyo biva niyo bijya, akavuga ati na adresse gusa ariko ngiye mpaboneka, ariko atiga ijambo ry'Imana. Shaka abantu baza bakiga, tukabatoza, bagaguruka, tukamamaza ubutumwa bwiza mu rugamba rwa nyuma rw'iherezo. So iki gitabo rero kuri nayishwe, iyo gikeneye yaba mu ntara mu Rwanda kigerayo, tugiye imodoka kizana, yaba mu bihugu bya Afrika bindi indege irakizana, Uburayi, Amerika, Australia, Aziya, rwose dufite abantu benshi bamaze kugitwara, benshi ku isi. Amerika ho banagitwara cyane, ndetse no ku mugabane w'Uburayi dufite abantu benshi. Hari abapasteri, hari ababishopu, hari abakristo ku biti byabo, hari abantu bashaka kuba bigisha bakavuga ubutumwa bwiza. Iki gitabo baragitwara, indege rwose irakijyana cyane, tukinyuza ku iposita y'u Rwanda kandi iradufasha. So ubushize twaganiriye ku kintu kirebana n'inyigisho ya mbere Satani yashyize ku isi, kandi iyo nyigisho uwayitangije akaba amaze kugira abayoboke ku isi benshi. Iyo nyigisho kandi inyigisho yatangijwe n'uwitwa William Mirere, ariko William Mirere aza gusanga ko yayobye. Njye tubisanga mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, cyanditswe n'uwitwa Ellen G. White, asobanura ibya William Mirere. Amaze kubona ko yabyo, ko yavuga ko azagaruka mu 1844, nyuma ntibibe, yahise abivamo. Hanyuma undi ahita akomerezaho umugirwakazi witwa Ellen G. White, waza yiyemeje kuyobya abantu neza kugira ngo azarimbura abantu benshi. Ellen G. White nawe aza yifashisha ikintu cyitwa amayerekwa ndetse no kwandika ibitabo. Rimwe na rimwe akiba n'ibitabo by'abandi akakuramo ibintu akabyandika akabyitira ngo nibye. Kundi abyibuka yagiye ajya mu nkiko kenshi bamurega, abo yagiye yiba amagambo mu bitabo byabo akayandika mu bitabo bye. Ellen G. White rero niwe watangije idini y'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ndibwira ni mu 1845 cyangwa se na 6 aho ngaho. Ariko Abadiventiste bamenyekana neza ndimva ari mu 1852 na 54 aho ngaho. Izi nyigisho za Ellen G. White yanditse ibitabo bigeze kuri 40, yandika n'udutabo two dukuru tugeze ku 500, byatumye yigarura abantu benshi ku isi. N'uyu munsi bahora bagwira buri munsi, kugeza ubwo batemo umwuka wo kuvuga ngo bazatotezwa bazira umunsi w'isabato. Niwe wagarura ikintu cyitwa isabato, agarura amategeko ya Mose, ariko cyane bo andi mategeko ntibayibandaho, kuko bavuga ko n'ubundi andi madini yose ya Gikristo cyangwa se ya Giprotestanti, iyo n'ubundi amategeko 9 ngarayemera, ariko itegeko rya 4 ngo niryo banze kubahiriza. Rero Ellen G. White yagaruye amategeko 10, ariko itegeko rya 4 rijya reba cyane, kuko ngo yabonye ngo umucyo ngurijeho cyane. Imana imubwira ko abantu bose bagomba kwitondera itegeko rya 4. Mu yandi magambo yapfobeje ubuntu bwa Yesu, kuko ubuntu bwa Yesu ntibudushyira mu mategeko, ahubwo ubuntu bwa Yesu buduha umudendezo, bukadukura mu bata bw'amategeko, tukayoborwa n'umwuka, kuko tuba dufite kamere y'ubumana muri twebwe, tukaba mu buzima budakora icyaha, kuko kamere y'ubumana iri muri twebwe. None rero amategeko yo ahesha umuntu kuba imbata, kandi nta kiza umuntu icyaha. Ahishura icyaha ariko ntabwo agukiza icyaha, kandi ukaba imbata y'amategeko. Ntabwo uba uri umwana w'Imana, amategeko aguhindura imbata, ntabwo aguhindura umwana w'Imana. Yesu we yaje kutubyara ngo duhinduke abana b'Imana, tugire ADN y'Imana muri twe, tugire ubumana muri twebwe,
tubashe kuba mu buzima budakora icyaha kuko n'Imana ntabyaha ikora. None umudive witwa Ellen G. White utangije iyi myizerere yasubije abantu mu mategeko, yongera gutuma abantu basubira hehe mu myizerere y'ububata bw'amategeko. Inyigisho rero y'amategeko twarayize, aho twabonye ko ari inyigisho ikomeye iyobeje abantu ku isi, benshi bakaba bagiye kuzanemuka bibwira ngo barajya mu ijuru muri uyu mudivantiste kugira ngo umutsimbure ku kintu cyitwa itegeko rya kane ry'isabato. Nubwo bavuga ngo nibo bazatotezwa bazira isabato, ahubwo we yakwemera kukwica aguhora kuri gupfobya ikintu cyitwa itegeko rya kane ry'isabato. Kandi bo baravuga ngo niyo bazatotezwa, ahubwo bo bashobora kuzatoteza abantu banga kubahiriza itegeko rya kane ry'isabato. Ubwo bo bahorana nuko ufite influence cyane ku birebana n'icyumweru ni nawe ufite influence ikomeye cyane muri politike iyoboye isi, ari we papa. Nibwo bwo bahorana, yaba papa atari mu muryango w'abibumbye ngo abafitemo ubushobozi bukomeye mu kuba yigarurira abategetsi cyangwa abaperezida b'ibihugu. Abadivantiste nabo ni abantu bakomeye muri politike, nibo bari kuzatoteza itorero barihatira kubahiriza itegeko rya kane ry'isabato. Ibyo ndabivuga nshingiye kuki? Ndabivuga nshingiye kuntu barwanira itegeko rya kane kujya ku rwego rw'uko mwaburana ku muteguza nimugoroba mukanatongana ukamwaterana n'ingumi. Bitegeko rya kane baburana icyo bita ngo turwane, mwarwana mugaterana n'ingumi. Kuko umwuka warigaruye si umwuka w'Imana, ahubwo ni umwuka wa Satani, niwe wakoreye muri Ellen G. White. Uyu mwuka rero kugira ngo bawutsimbure ubavemo, ndakubwiza ukuri, ni intambara itarangira. Umudivantiste ababarizwa mu kintu cyitwa ubugorozi, abagorozi. Nababwiye ko abagorozi barimo imitwe ine, harimo abitwa abacamanza, akaba bitwa abakusi, akaba bitwa abatsindishirizwa. Abo rero kugira ngo batsimbure ku kintu cyitwa itegeko rya kane ry'isabato, andi yo wayabatsimburaho kuko n'ubundi kuyubahiriza byarabananiye. Usasanga benshi babasambana, abandi banywa inzoga, abandi basuzugura ababyeyi babo muri amategeko 10 ngo bahise na nyoko kugira ngo bamenye mu gihugu iteka Imana yaguha, ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Uzasanga benshi ibyo bintu babigira. Ariko itegeko rya kane ry'isabato, ikiruhuko, yakwemera ibindi byose akaburara akabwirirwa, ariko akakiruhuka kandi ibindi byaha byose andi mategeko yaraviyoye. Kandi yako yaravuze ngo wishe rimwe aba yishe yose. Pawulo avuga ngo abayakomeza bazabeshwaho nayo. Ariko icyo nababwira nuko mwahitamo ubuntu, kuko ubuntu buduhindura abana b'Imana, bukaduha umudendezo muri Kristo Yesu, kandi tukakira ikintu cyitwa imbabazi z'Imana. Amategeko nta mbabazi agira, itegeko ryose riba rifite igihano cyaryo. Niyo mpamvu Imana avuga ngo ntukice, uwishe bamubambe ku musaraba bamutera amabuye nawe apfi. Ntugasambane, umuntu nafatwa asambanye, umugore nafatwa asambanye, bazamutera amabuye kugeza apfuye. N'ibindi. Itegeko rero rigendana n'igihano, ntabwo itegeko rigira imbabazi, itegeko rigira igihano. Mu gihe abantu bongeye kwisubiza mu mategeko banze imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu Yesu yigeze abwira abafarisayo muri Matayo 23:23 aravuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarye mwe muzabona ishyano ko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi nanasi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. Mukirengagiza amagambo yo mu mategeko akomeye ariyo butabera n'imbabazi no kwizera. Ushobora kwibaza ngo ubutabera ni iki? Ku Bisirayeli ubwabo nta butabera bagiraga iyo baciraga abandi imanza ku bayobozi babo, ariko no ku Mana banze ubutabera bwayo, kuko ubutabera bw'Imana nuko amategeko yabaciragaho iteka kugira ngo bose barimbuke, kuko yubahiriza byari byarabananiye. Ariko hejuru y'ubutabera bw'Imana ku itegeko hari imbabazi. Niyo mpamvu mu isanduku y'isezerano yabaga hera cyane, mu isanduku harimo bya bisate bibiri biriho amategeko 10 Mose yarahawe, harimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, harimo n'urwabya rwa manu ya yindi bari imyaka 40. Byose byari bifite icyo bishatse gusobanura.
hejuru noneho y'isanduku hariho umufuniko uyipfundikiye, ariho hitwa ngo ni ku ntebe y'imbabazi cyangwa intebe y'ihongerero. Aho akaba ariho Imana yabaga yicaye, niho yavugiraga ivugana na Mose. N'ubwiza bwayo niyo bwagaragaraga. Noneho iburyo n'ibumoso hari abakerubi babiri bahuje amababa hejuru bateye igicucu intebe y'imbabazi cyangwa se intebe y'ihongerero. Bivuga ngo mu isanduku harimo amategeko. Amategeko asobanura ubutabera bw'iki? Bw'Imana. Hejuru y'amategeko hari ikintu cyitwa imbabazi. Imbabazi, guhongererwa, shekina, intebe y'imbabazi. Mu butabera bw'Imana nuko abisirayeli bose bagomba gucirwaho iteka, ariko kuko hejuru y'ubutabera hari imbabazi ziruta ubutabera, ziruta amategeko y'Imana, niyo yabishatse n'ubushake bwayo yemeye kubababarira, ntiyabarimbura nubwo amategeko yabananiye kuyubahiriza. Imbabazi zayo zibageraho natwe zitugeraho twebwe abanyamahanga. Yesu ati rero mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano, kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nasi na kumino, ariko mukirengagiza amagambo yo mu mategeko akomeye, ariyo kutabera no kwizera n'imbabazi. Kuvanga Abisirayeli mu manza baciraga abandi ntago bagiraga ubutabera, ariko kandi banze noneho rero n'imbabazi z'Imana yari bahaye. Icyambere bo bwabo ntibagiraga ubutabera. Icya kabiri Imana yabagiriye imbabazi kandi bo nta mbabazi bagiraga, n'imbabazi z'Imana barazanga, birengagije imbabazi z'Imana. Icya gatatu birengagiza ikintu cyitwa kwizera. Yesu yaroherejwe kugira ngo bamwizere, nabo baramwirengagiza, baguma mu mategeko kandi itegeko nta mbabazi rigira, rirahana. Niyo mpamvu umudivantiste cyangwa se umugorozi asabwa kugira ngo aya mategeko yose yubahirize. Tayubahirije kuzabona ubugingo ntabwo azabona, ku itegeko ryose bari rifite igihano. Ushobora kuba uticwa none aha ngaha nkuko iyo umuntu yakoraga icyaha kuko itegeko ryamwicishaga, ariko mu mwuka wapfuye. Mu yandi magambo, gupfa kwawe mu mwuka ni uko Imana ibitakiri kumwe nawe, ko amategeko wiyemeje kuyakurikiza none urayishe. Imana ntihita ihorera nkuko kera yahoreragaho, ariko mu mwuka wapfuye ko Imana nta communication, nta bumwe muba mugifitanye, nta busabane, nta bumwe muba mugifitanye. Uvuye ngo urapfuye mu buryo bw'umwuka. So rero abantu biziritse ku mategeko bongeye kwihundira imbata z'amategeko, ntabwo ari imbata za Kristo Yesu. Kandi Pawulo yavuze ko twebwe abamaze kwizera ntabwo tuba tukiri imbata z'amategeko, ahubwo tuba turi imbata z'umwami Yesu Kristo. Ndetse n'iyo usomye mu rwandiko rw'Abaroma, Abaroma 6:20 haravuze ngo ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka, mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibikoze isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko none ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi amategeko ayishura ibyaha. Bivuga ngo abantu bakibera mu mategeko mufite akaga gakomeye. Impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera. Hanyuma rero Pawulo aravuga hano mu Baroma 6:5 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 11. Pawulo aravuze ngo ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Kuko wapfuye abatsindishirijwe ibyaha, ariko niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko bwariho ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Amen. Niba nashaka kuva ku nyigisho y'Abadivantiste yitwa amategeko, turashaka kugaruka ku nyigisho ya kabiri. Icyo nashaka kubabwira nuko amategeko igihe cyose abantu bakiyarimo
bafite akaga gakomeye, kuko abantu bakiba mu isezerano rya kera basoma amategeko bakayoborwa n'amategeko. Bibiliya ivuga ko uko usoma ari amategeko 10 ya Mose, uko yagenderamo, ukuba mu itegeko rya 4 ry'isabato, niko uba urimo gutwikira ibitekerezo byawe kugira ngo udahishurwa Kristo. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 3, umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 14 cyangwa na 5. Munyega amatwi munyumve amagambo tugiye gusoma ahangaha. Aravuga ku kintu cyitwa amategeko 10 Mose yanditse. Mwumva ingaruka zo gusoma no kwizera amategeko no kwitondera amategeko Mose yanditse ku bantu bose bafite iyo myizerere, yaba abadivantisi umunsi wa 7, yaba abari mu cyiciro cy'abagorozi, yaba abitwa ngo n'abapantekote umunsi wa 7, yaba babayobe bose basohotse mu badivantiste bakakomeza kugendera mu bitabo byose bya Ellen G. White. Basohotse mu badivantiste bavuga ko abadivantiste bayobye, ariko noneho basohotse barushaho kuyoba cyane kurenza uko abadivantiste bayobye, kuko bo bahise bidubika neza mu bitabo bya Ellen G. White, baba ariho baba kugeza ubwo bisimbuza Bibiliya. Bagira noneho n'imihango n'imigenzo ubona neza y'ubuyobe ikomeye cyane. Abo bose rero ngiye kubasomera amagambo bareba abereka ko ubuyobe bwabo barimo nibatabuvamo iherezo ryabo ari ukurimbuka, kandi bibwira ko bajya mu ijuru. Reka dusome twumve. Pawulo ati, niyo tubashije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka yesha ubugingo. Amen. Murumva uyu murongo? Niyo tubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Urumva hano twebwe turabwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti. Inyuguti ni iki se? Inyuguti zivuzwe hano izi, inyuguti zivuzwe ni amategeko cyangwa se isezerano rya kera ryose, kuko isezerano rya kera ryose kirihatse ni amategeko ya Mose. Niyo navuga abumbiwemo isezerano rya kera ryose, kuko Mose yataboneka ntabwo biriya byose byagomba kubaho. Bandi magambo Imana idahagurutsa Mose ngo kuri ubwoko bwayo bwa Isirayeli muri Egiputa ngari wikoresha, nta bahanuzi bagomba kuboneka. Niyo mpamvu tubona abahanuzi bakuru n'abatoya. Bari abahanuzi bose bahanuriraga Isirayeli yakuwe muri Egiputa na Mose. Hanyuma iyo Mose ataza kuboneka kuri Abisirayeli muri Egiputa, ntabwo hagombye kubaho amateka ya Isirayeli. Biriya bitabo birebana na Yosuwa, abacamanza, Rusi, igitabo cya mbere cy'abami, cya kabiri cy'abami, cya mbere cya Samweli, cya kabiri cya Samweli, icya mbere cy'ingoma, cya kabiri cy'ingoma, Nehemiya, Ezra na Esteri. Abo bose ni amateka bavugwaho kubera ko Mose bakuye muri Egiputa, Imana ikamuha amategeko abaha agomba kubayobora. Ni ukuvuga ngo amategeko 10 n'andi mategeko yose ko yose ari 613 niyo ngingo nyamukuru cyangwa niyo ahatse ibindi bitabo byose by'isezerano rya kera, yaba iby'abahanuzi bakuna bato, yaba bivuga ku mateka ya Isirayeli. Ibyo byose bihatswe n'amategeko ya Mose. So hano rero bavuze inyuguti cyane, babashatse kuvuga amategeko ya Mose ugakubiramo n'isezerano rya kera ryose. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka yesha ubugingo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu, imitegekere y'urupfu bashatse kuvuga ni amategeko. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, kuko amategeko ya Mose ari imitegekere y'urupfu, nuko ibihano byayo hafi ya byose byerekezaga ku kwicwa. Uwaryicaga nawe yaricwaga, niyo mpamvu yiswe ngo ni imitegekere y'urupfu. Nuko rero imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari ukumwanya muto kugashira. Nkanswe imitegekere y'umwuka. Imitegekere y'umwuka ni isezerano rishya, kuko umwuka niwe waryandikishije. Imitegekere y'umwuka. Nkanswe imitegekere y'umwuka. Nkanswe imitegekere y'umwuka itera gukiranuka, kuko ubwiza bwa yindi ya mbere butagisa nk'aho ari ubwiza. Ayo ni amategeko, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Iryo ni isezerano rishya. Nuko rero n'ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa, ubwo iryo ni isezerano rya kera, amategeko ya Mose bwahindutse ubusa kubw'ubwiza bw'iya kabiri, ari ryo sezerano rishya. Noneho igumaho n'izarushaho cyane kugira ubwiza.
12. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso ye kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyo isezerano rya kera. Mumbabare bene da, mumbabare munyumvire abadiva kaga bafite kuntu gakomeye, munyumvire abantu bose bafite imyemerere ishingiye ku mategeko ya Mose, mwumva kaga barimo, mwumve munega amatwi. Ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba gitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ni ukuvuga ngo abantu bose bakiri mu isezerano rya kera bakigendera mu myizerere ishingiye mu mategeko ya Mose, ngo uko basoma iryo sezerano, uko basoma ayo mategeko, bahora bigisha izo nyigisho, kiriya gitwikirizo cyatwikiraga mu maso ha Mose bigatuma Abisirayeli batabona ubwiza bwe, ntibamenye n'igihe bwamushiriyeho, ngo noneho cyarimutse gihita gitwikira imitima y'abantu baba mu isezerano rya kera bafite imyizerere ishingiye mu mategeko ya Mose. Uko basoma, uko bayiga buri masabato, uko bayiga buri mibyizi, bari kwigishwa isezerano rya kera mu mategeko ya Mose, ngo cya gitwikirizo cyatwikiraga mu maso ha Mose ubwiza bwe ntibugaragara, noneho ngo gitwikira imitima y'abarimo kwiga isezerano rikuru rya kera, ngo cyamaze gutwikira ibitekerezo byabo. Iyo bavuze imitima ni ibitekerezo, ngo kugeza ubwo badashobora guhishirirwa ubwiza bwa Yesu, ntibamenye ko cyakuweho na Yesu. Bivuga ngo ntabwo bashobora guhishirirwa Yesu uko byagenda kose. Niyo mpamvu umuntu abwiriza umudive akamwereka ikintu cyitwa itegeko, akajya ku isabato agashobanura isabato ko ari Yesu, ukamusobanura, ukamwinjira, ukamwereka amategeko abiri Yesu yatanze ko ari abiri yonyine, gukunda Uwiteka no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, akavuga ngo nta rindi tegeko rishobora gukomera. Ibyo akabitega amatwi akabyumva, ariko ntamaze kubyumva agahita yongera akabyirengagiza, akagusubiza kwa Mose. Nuko umudiva ameze, akagusubiza ku isabato, kubera ko hano aravuze ngo ariko imitima yabo yarahumye. Ubwo nabo baba mu isezerano rya kera bari mu mategeko, ngo ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikira imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Yesu Kristo. None bagahita bavuga 15 ngo ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo, nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ntabwo twe tugitwarwa n'amategeko. Umwami niwe mwuka, ubwo ni Yesu uri kuvugwa. Umwami niwe mwuka, ngo kandi aho umwuka w'umwami ari haba n'umudendezo. None abantu bakomeje kuba imbata z'amategeko, bivuye ngo umwami ntari mu mitima yabo, kuko aho umwami ari, kuko ari we mwuka, ngo haba umudendezo. None abantu banze kugira umudendezo muri Kristo Yesu, bakunze kuba mu mategeko ya Mose, ngo bakomeze kuba imbata z'amategeko. Kandi baratubwiye ngo uko ukomeza gusoma isezerano rya kera, uko ukomeza kwizera ushingiye mu mategeko, hari ibintu bibiri kubaho. Kiriya kitambaro Mose atwikiraga mu maso he, ntibabone ubwiza bw'Abisirayeli, none ngo gitwikira mu maso, gitwikira mu bitekerezo by'umuntu wizeye imyizerere y'amategeko, ngo ntamenye ko cyakuweho na Yesu. Kabiri, Pawulo ati noneho gihinduka n'inyegamo, kikegamira umutima wawe, ntuhishirirwe ubwiza bwa Yesu, ugakomeza kwimbata amategeko, ntugire umudendezo muri Kristo Yesu. Aba bantu rero nta mwuka w'Imana bashobora kubona, kuko baratubwiye ngo umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari haba n'umudendezo. None aba bantu bashaka gufatanya kwizera Yesu n'amategeko ya Mose, kandi ntibishoboka. Bushize twabonye ari amategeko abo yashyiriweho, tubona n'abantu batizera, kuko twabonye ko umukiranutsi aya mategeko atamureba. Mwibuka ko twabisomye, reka nyembi basomere naho nsoreza. Abantu bashyashya bagiye baza bakurikiriza inyigisho, reka nongere mbibereke, ntabwo amategeko areba umukiranutsi, ahubwo areba abanyabyaha. Umukiranutsi ni uwamaze kwizera Yesu Kristo akavuka ubwa kabiri.
uyu rero kuko umwami ari muri we n'umwuka w'Imana aba muri we, agomba kuba afite umudendezo muri Kristo Yesu. Ntabwo aba imbata y'amategeko, ntayoborwa n'amategeko. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 8 kugeza ku murongo wa 11. Icyakora tuzi ko amategeko ari meza koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko. 9. Kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi. Bivuga ngo ntabwo wizera Kristo Yesu, ko wizera Kristo Yesu niwe mukiranutsi. Ntabwo bimureba amategeko, ntabwo Imana yamushyiriyeho, ntabwo atugenga. Wapi? Kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatarabera n'abatita ku by'Imana n'abakubita abase na ba nyina n'abicanyi n'abasambanyi n'abagabo bendana n'abanyaga abantu bakabagura n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ihimbazwa ubwo nahawe. Umuntu wese ukirimbata amategeko, ukigendera mu mategeko, abadivantiste, iriya mitwe y'abagorozi yose, bariya bitwa ngo nabatsindishirizwa, bariya bitwa ngo nabacamanza, bariya bitwa ngo nabakusi, bariya bose tuvuze, n'iriya mitwe yindi yasohotse mu adventiste, ndetse n'abitwa ngo nabapantekote umunsi wa 7, mwese murabarizwa muri iki cyiciro cy'aba bantu, ntabwo muri abakiranutsi. Impamvu muzakuza gutwarwa n'amategeko, kandi mu gihe mukiba mu mategeko mumenye ngo ntabwo muzigera mwishurwa Kristo Yesu, n'umwuka wa Kristo nuzaba muri mwebwe. Ntibibaho. Umwuka wa Kristo aba ahantu hatakiri imbata y'amategeko, ahubwo hahindutse umudendezo muri Kristo Yesu, niwo mwuka wa Yesu abari. Soje inyigisho ya mbere y'ubuyobe yoretse abantu benshi ku isi. Iyi nyigisho mukwiriye kuyiga mwese abari ku isi bavuga ngo barifite imyizere ya gikristo cyangwa ya Christianism. Mukwiriye kuyiga kugira ngo muve muri ubwo buyobe. Niba mutayize, benshi mugiye kurimbuka. Inyigisho ya kabiri ifite influence ku isi niyo ngiye kubigisha. Iyi nyigisho Satana yiyoberejemo abantu batagira ingano, kandi ni inyigisho iryoheye amatwi kuyumva. Ni inyigisho abantu benshi bakunze kandi bakurikiye, ariko akaba arimo imbaraga zikomeye z'umwanzi zo kuyongobeza ubugingo bw'abantu. Ni inyigisho yitwa ngo iki rero? Ni inyigisho yitwa ubuntu, grace, amazing grace, ubuntu butangaje. Abantu bamaze kwakirwa n'uyu mwuka, abantu bamaze kwakira uyu mwuka, barwanya amategeko tumaze kuvuga, bakarwanya ubuntu bwa Yesu, bakaburwanyiriza mu buntu bafite bwa Satani. Babeshya ngo ni ubuntu bwa nyabwo bwa Yesu. No. Iyo tuvuze ubuntu, tuba dushatse kuvuga ubuntu twagiriwe n'Imana. Imana niyo buntu, ni ubuntu twagiriwe, si ikiguzi twatanze kugira ngo Yesu aze mu isi. Kandi na Yesu ubwe ni urukundo rwamusabye kugira ngo aze. Nawe si itegeko Imana yamushyizeho kugira ngo aze kudupfira. Imana yatugiriye ubuntu, iduha umwana wayo nta kiguzi tuyihaye, ko ntari cyo twari kubona. Yesu nawe ari we mwana w'Imana, yemera kuza kudupfira kubw'urukundo rwe rwinshi. Rero aba bantu bigisha inyigisho z'ubuntu, ndashaka kuzinjiramo nkabereka ubuyobe bwabo bwinshi, nkabereka uburyo ubuntu bigisha atari ubuntu bw'Imana twagiriwe koko cyangwa twahawe. Nuko byishe mu ijambo ubuntu butangaje, kuko Satani afata pirate y'iby'Imana ukagira ngo ni iby'Imana. Nagiye mbabwire ngo amata y'umukoni n'amata y'inka byose birasa, amata y'umuyenzi n'amata y'inka byose birasa, amashunushunu y'ihene n'amatamatama n'amata y'inka byose birasa, ariko yose ntabwo ari amata y'inka. Hari abantu bibesha inyigisho bagira ngo ni inyigisho nzima zibajyana mu ijuru, ariko inyigisho zijya kubarimbuza. Inyigisho z'ubuntu bano bantu bigisha, babandi bafite imyizere yitwa ubuntu, kugeza ubwo biyitabera, kugeza ubwo biyita abakiranutsi, ku buryo ahari hose akunda kuvuga ngo ngiye ngo ndi uwera. Yaba ari kwivanga ngo nitwa kanaka ngo ngiye ndi uwera. Kuki yongera ijambo ndi uwera? Nitwa kanaka, maze nanjye ni kanaka, ngiye ndi umukiranutsi. Kuki yongera ijambo umukiranutsi?
Imana ntabwo yadutumye ngo tujye kubwira abantu ko turi abakiranutsi, nta nubwo yadutumye ngo tujye kubwira abantu ko turi abera. Yadutumye kubwira abantu ko bakwiye kwizera Yesu Kristo hamwe n'umukiza bagatsindishirizwa kugeza ubwo bazabwa ubugingo buhoraho. Hanyuma tukabarera mu ijambo ry'Imana, tukabereka uburyo ubuzima bwabo bwose bukwiriye kurangwa no kubaha Imana, bugendera mu ijambo ry'Imana rya gute rivuga. Ariko ntabwo Imana tubwiye ngo tujye kwibwira abantu ngo uzi ko twe turi abera, uzi kwibwira ngo uzi ko turi ngo twebwe ngo turi abakiranutse. Umuntu wese muzumva yivuze ngo nitwa kanaka ngo ndi umukiranutse, nitwa kanaka ndi uwera, cyangwa kumva aravuze ati njyewe nitwa gutya na gutya, ndi Imana ntoya, kuko bakunda no kwita Imana ntoya. Ari n'igihe batita Imana ntoya bakavuga ngo ndi Imana, kuko ni amagambo yose ari muri Bibiliya. Uyu mwuka ubarimo ni umwuka wa Satani waje gupirata ubuntu bwa Kristo, bagira ngo bari mu buntu bwa Kristo kandi atari ubuntu. Ndagira ngo dusoreze ahangaha iri jambo ubuntu, inyigisho y'ubuntu kuri social media iratambukaho, YouTube nyambona abantu bafite ama channels batambutse izo nyigisho, ku maradiyo mu Rwanda baruzuye, i Burundi baruzuye, za Amerika nibo buzuye, Uburayi nibo buzuye, kwigisha abantu ngo urukundo rw'Imana n'ubuntu twagiriwe gusa, utabereka ko urukundo rw'Imana runesha icyaha, ngo ubereke ikintu cyitwa icyaha n'igisa nacyo, ubereke uburyo bakwiriye kwirinda ibyaha ndetse no kubyihana, ngo wigishe urukundo rw'Imana n'ubuntu twagiriwe gusa. Mu Burayi niyo nyigisho bashaka ariyo yigishwa gusa, muri Amerika bashaka ariyo yigishwa gusa, ntabwo bashaka ko hari ibindi byigishwayo. Afrika bimaze kugira inyigisho, imaze kugira influence ikomeye cyane, inyigisho yitwa ubuntu butangaje. Kandi inyigisho yitwa ubuntu butangaje igenda n'ikintu cyitwa urukundo ngo rw'Imana. Ariko wareba neza nk'umunyabwenge wahishuriwe Kristo Yesu neza, ugashurirwa ijambo ry'Imana, ugasanga ntabwo ubuntu burimo, nta buntu burimo, cyangwa ugasanga ubuntu burimo ntabwo ari ubuntu twagiriwe koko bw'Imana y'ukuri, ahubwo ni ubuntu bwa pirate Satani yazanye, abantu bakagira ngo ni ubuntu barimo kwigisha bw'Imana, kandi ari ubuntu bwa Satani bubashora kuba abanyabyaha no kuba abanzi b'Imana ku rwego rukomeye. Kuko ubuntu bwa Kristo ntabwo buduhisha gukora ibyaha. Ubuntu bwa Kristo bukubiyemo urukundo rw'Imana rudutera kuba mu buzima bwejejwe budakora icyaha, bukubaha Imana. So tuzakomerezaho rero ahangaha twinjira, turebe inyigisho fondasiyo bifashisha inyigisho, turebe zimwe mu mirongo bakunda kwifashisha, twebwe dusenye izo nyigisho, twerekane iyo mirongo imwe ikishatse kuvuga, kuko nibo bantu ba mbere barwanya amategeko. Ariko ubuyobe bageze n'amategeko uburyo bayarwanyamo, nabwo bayarwanya mu buryo kugira ngo bayobye abantu mu buntu bwa Satani. Bene data, nongere babwire ngo iki gihe turimo ntabwo ari igihe cyo gusinzira, nta nubwo ari n'igihe cyo kugira ngo dukomeze kwizerera mu bandi bantu, n'imyizerere yacu bishingiye mu bandi bantu, kuko muri iki gihe hadutse ubuyobe mpuzamadini. Ntabwo ushobora kuzongera gupfa kubona bishop, pasiteri, aposo wigisha inyigisho y'ukuri uhuza n'ubutumwa bwiza, kuko hadutse ubuyobe bwitwa ubuyobe mpuzamadini. Mu yandi magambo, icyo bita ecumenisme, urwiyunge, kwishyira hamwe kw'amadini yose n'imyizerere yose. Kubera ko rero habaye ikintu cyitwa ecumenisme, kwihuriza hamwe kw'amadini no guhuza imyizerere, ntabwo uzongera kubona pasiteri, bishop, aposo wigisha inyigisho ihuza n'ubutumwa bwiza bw'ukuri, kuko iyo myizerere yose niya gipagani, niya madini yayobye, ntabwo yemera kuvuga ukuri, kuko ukuri kuvuze wita gusenya imyizerere yabo, ukamera nkaho ugiye guhangana nabo. Kandi nibyo iyi si idashaka, nibyo umuryango w'abibumbye udashaka, nibyo papa adashaka, nuko imyizerere muyihuza yose mukemera ko ishobora kujyana abantu mu ijuru. Buri wese akirinda gusenya mugenzi we, buri dini rikinda gusenya idini rigenzi ryaryo, buri mwaposo akirinda kwigisha inyigisho isenya inyigisho za aposo wundi, buri dini rikigisha inyigisho zisa nkaho zunganira izindi dini. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo muzongera kubona umuntu wigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri rizima. Ubukurikiyeho nzabereka uburyo amadini uko
iminsi y'icuma niko azarushaho kugira ubuyobe bukomeye no kurimbuza abantu. Ntihazajye umuntu wabeshya njya numva amadini yahoze ari ya gipantekoti ngo bubyutse ngo arereve ngo Imana yateguye ngo ububyutse ngo Imana igiye gusuka. Barababeshya. Nta bubyutse mu madini buzigera bubaho. Ububyutse buzaba ku muntu person wenyine kandi ntabwo buzakomoka mu nyigisho akuye mu idini, kuko amadini yose yarayobye kandi akomeje kuyoba kugeza ku ndunduro kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko turi mu gihe cy'itorero ryitwa Laodikiya ry'akazuyaza. Rero ububyutse ni umuntu ku giti cye uzicara agatega amatwi agira amahirwe akabona mugenzi we koko wigisha ijambo ry'Imana koko akamwiyungaho, cyangwa se we akicara akajya muri Bibiliya avuga ngo ngiye gusoma, agapfuka abwira Yesu ngo ibi bintu ndi gusoma ni wowe wabyandikishije, niba ari wowe wabyandikishije bisohoze muri njye. Ububyutse buzaba ku bantu ku biti byabo, si mu madini. Ntabwo muzigira mubona izi za organization aya madini abantu ku biti byabo ngo habaye ububyutse. Ntabwo. Ni ubwinshi bw'abantu ariko si ububyutse. Ni ubwinshi bw'abajya kurimbuka bihuriza hamwe, usanga ni bya mega churches byuzuyemo abantu, ni za organization zuzuye abantu, ariko nko kubona Katolika yuzuye abantu, nko kubona Anglikani yuzuye abantu n'andi madini. Reba Katolika abantu yuzuye, nko kubona Islamu yuzuye abantu, ariko se barajya mu ijuru? Kuba ari benshi gusa bakaba bari kugana idini bisobanuye ko bajya mu ijuru? No. Ushobora kubona ubwinshi bw'abantu ukagira ngo barajya mu ijuru ariko bajya kurimbuka. Mbaze abatari abakristo, mbaze abakristo ko Islamu ifite abayoboke benshi ku isi, ngira ngo bamaze kugera kuri miliyari, imaze no kurengaho, irajyana abantu mu ijuru. Katolike nubwo iri muri kategori ya Christianism, kugira ngo barajya mu ijuru. None se ko ari benshi bisobanuye ko bajya mu ijuru? Icyitonderwa rero, ntago kuba abantu bagannye imyizero runaka cyangwa idini runaka, ukwemera runaka, kuba ari benshi bahateranira, kuba ari benshi bahaza binjira muri iyo nzu bisobanuye ngo barajya mu ijuru. No. Ariya ni amasinagogi, nkuko mubona sinagogi ya TB Joshua, ngira ngo we yarana bisobanuye igituma abantu bakomeje kujya gupfirayo, kuko we yari bisobanuye. Yaravuze ngo synagogue church of all nations. None se urumva isinagogi, tuzi amasinagogi icyo yakoreye umwami Yesu, tuzi n'amategeko bigishije abantu kugeza ubwo bababujije kumva ubutumwa bwiza Yesu yavugaga. None TB Joshua aravuze ngo idini ye ni sinagogi, abantu bagiye kurimbukira mu sinagogi. Aya madini yose ibi mwita ngo ni isengero bubatse, ni amasinagogi yo kwiciramo abantu, nkuko TB Joshua yari yarisha abantu yarabamaze. N'abandi barimo gukubitwa bapfa buri munsi mu mwuka, barapfa babihinduka ibipfa amatwi kugeza ubwo banga kumva ubutumwa bwiza bw'intumwa Imana irimo guhagurutsa ngo zivuge ubutumwa bwiza. Bene data mukanguke kadusenge. Mana turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza duhaye, dusengeye abantu badukurikiye akakanya n'abazadukurikira mu gihe kiri imbere bazakomeza kumva ubutumwa bwiza, kugira ngo ubutumwa bwiza buzagire imbaraga mu bugingo bwabo, kandi uko kuza kw'Imana komeze kubana muri byose mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye rero, mukomeze kubana natwe no gushenga ubutumwa bwiza kuri bose, ubutumwa bwiza bukomeze gukwira ku isi yose. Shalom shalom, amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.